Reka nongere mbahe ikaze bakunzi banje nkuko mpora mbikubwira niba ucikanywe se mugera kuri YouTube channel yandikamo Nshogoza Official. Uyu munsi ngiye kubagezaho abahanzi batanu mu gihugu cy'u Rwanda bakunzwe cyane, bakunzwe n'abagore by'umwihariko bafite abakunzi benshi bya hatari. Urakeka uwo muhanzi arinde ku mwanya wa mbere? Duhere kuri gatanu tumanuka cyane, dore ku mwanya wa mbere tuzamuka nacyo. Reka duhere ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu hariho umuhanzi bita Bruce Melody. Bruce Melody ni umuhanzi ukunzwe n'abadamu batari bakeya kandi unakunzwe mu Rwanda, uri hitman, uri hit byatari, uri hit kabisa. Ku mwanya wa kabiri uratekereza hariho uhe muhanzi? Ubushakashatsi bwagaragaje ko ku mwanya wa kane hariho umuhanzi ukunzwe cyane bakunda kwita Gitoko. Gitoko ngo buranga arakunzwe n'abakobwa bya hatari, ngo usanga ari umusore ukura abakobwa cyane. Ku mwanya wa gatatu hariho umugabo, uyu musitari uzi kwimba ubikura bigacika byatari, uzwi nka Mugisha Benjamin The Ben. Uyu nguyu arakunzwe cyane n'abakobwa cyane n'abagore, kandi akunzwe n'abanyarwanda benshi bagiye batandukanye. Ku mwanya wa kabiri atekereza hari inde? Ku mwanya wa kabiri nawe naguha umwanya ugasomesha kuri YouTube channel kandikamo Umwimerere Official. Genda kuri YouTube channel wandikeho Umwimerere @tv, hanyuma urabona filime nziza cyane iri gukundwa, iri kurebwa n'abantu cyane. Filime ivuga ku bantu bafite ubumuga, ni filime nziza cyane. Ariko ku mwanya wa kabiri nyine hariho umuhanzi ubica bigacika urimba gospel. Urakeka ninde? Ni Mbonyi. Ngo niwe ukundwa cyane n'abakobwa benshi bagiye batandukanye, abagore bose nakubwira ngo, kandi akaba ari n'umuhanzi indirimbo ze rwose zikunzwe ku rwego rwo hejuru. Utekereza ko ku mwanya wa mbere ari inde muhanzi uriho? Uyu muhanzi akunzwe n'abagore cyane, kandi uyu muhanzi akunzwe n'abakobwa cyane, kandi uyu muhanzi ku rukuta rwa YouTube channel niwe muhanzi wenyine wageze indirimbo zakunzwe cyane. Mu ndirimbo 5 zakunzwe cyane usanga harimo indirimbo byibura ziwe 3, kandi umuhanzi udakunda gukora cyane, ariko ni umuhanzi wigarura imitima y'abatari bakeya b'igitsina gore. Of course, urakeka rinde? Jya kuri YouTube wandikamo ngo Nshogoza Official, yo urushaho gukurikirana amakuru menshi agiye atandukanye. Uyu muhanzi rero yitwa Ngabo Medali cyangwa se izina rya Medine, akaba aheruka no gushaka nyine bafite n'umwana yitwa Meddy. Niwe muhanzi ukunzwe cyane muri iki gihugu, kandi akaba ari n'umuhanzi wigaruriye imitima y'abagore itari mikeya, sibyo se? Hanyuma mu ndirimbo zakunzwe 5 by'urusi ushobora gusangamo indirimbo ziwe 3 zakunzwe cyane, ariko urumva ko n'umuhanzi uba ukunzwe kuri rwa rwego rwo hejuru, sibyo se? Kuri rwa rwego rwo hejuru. Nk'uyu yaravuze ati gute udasizemo Chris ndabe ni umuhanzi nubaha, ariko se Chris ko yari ni muri abasaza so arabizi azi kuririmba, imyandikire ni myiza, ariko ugiye ku bahanzi ubona nyine bakunzwe cyane hano mu Rwanda, usanga rwose amanota atapfa kuyatwara, sibyo se? Nko ku mwanya wa mbere tubonyeho The Ben, ku mwanya wa mbere tubonyeho Meddy, ku mwanya wa kabiri tubonyeho Mbonyi, ku mwanya wa gatatu twabonyeho umusore The Ben, ku mwanya wa kane tubonaho Gitoko, ku mwanya wa gatanu tubonaho uyu musore nawe wabiciye bigacika Bruce Melody, nawe wigarura imitima y'abantu batari bakeya, sibyo se? Hari n'abagiye batubwira ngo se gute ngo Kavuyo ataje mu Kate Kavuyo nawe ni umusore mwiza cyane, ubona wigarura imitima y'abakobwa cyane, ariko uru rutonde nabonye atariho rwose, ariko wenda ku rundi mukomeze mutore turebe niba yenda ku rukuta rwa YouTube yenda nawe azagaragara, sibyo se?
cyangwa azajya muri iryo rushanwa turebe ngo ni uwuhe muhanzi ukunzwe muri iki gihugu. So reka tubikore gutya, noneho tugende kuri YouTube channel kuri Nshogoza official dutandukanye ibintu, sibyo? Turebe abahanzi 5 bakunzwe mu iki gihugu ba gospel, ubu niwo nshaka ko tugeraho. Turebe n'abandi bahanzi 5 bakunzwe cyane ba hip hop man, hip hop. Turebe n'aba hip hop 5 bakunzwe, turebe n'abaririmbyi ba gospel 5 bakunzwe. Tuzagaruke turi batese niwe muhanzi wa gospel kunzwe hano mu iki gihugu kandi wikuriye n'imitima y'abatari bakeya, abakobwa n'abagore, sibyo se? Siko bimeze. Hanyuma ndakubwiye ngo ntukomeze gucika ibiganiro byacu, usimbukire kuri YouTube channel wandikemo Nshogoza official kugira ngo ukurikirane ibiganiro byacu. Nawe uze gutanga igitekerezo utubwire tese ninde muhanzi ubona ubikwiriye kuba yagaragara ku rutonde rwacu rw'abahanzi bakunzwe cyane kandi bigarura imitima y'abategarugori n'abara. Nitwa DJ Sami aka Nshogoza. All right.